Repubulika namara kurahira azarahiza abadepite mu ndahiro nayo iteganyijwe n'itegeko. Buri mwaka mu gihugu cy'u Rwanda hizihizwa umunsi w'intwari zitangiye igihugu zigahara ubuzima bwazo zishaka gukuraho akarengane gakorerwa imbaga nyamwinshi. Muri zo rero Uwiringiyimana Agathe ni umwe mu baharaniye ko umunyarwanda by'umwihariko umugore ahabwa agaciro muri sosiyete binyuze mu kurwanya akarengane karimo n'iringaniza mu mashuri. Uwiringiyimana Agathe afite amateka yihariye yiganjemo y'urugamba rwo guhagarara ku bitekerezo bigamije guhesha agaciro abari barirengagijwe bakimwa ijambo mu muryango nyarwanda kandi nyamara n'abari abanyarwanda. Gusa nubwo yari afite inshingano zikomeye nko kuba minisitiri w'uburezi ndetse n'uw'intebe, gusa ntiyahwemye kugaragaza ko hari ibitekerezo atemeranya nabyo byabaga bishaka kwimakazwa na leta yari iriho icyo gihe. Kandi uyu murava yarawuhoranye kugeza atabarutse kuri tariki ya 7 Mata 1994. Uwiringiyimana Agathe ni intwari y'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rw'imena rurimo abantu baranzwe n'ibikorwa by'intangarugero birimo witangira abandi. Kandi niwe mugore rukumbi kuva igihugu cyabona ubwigenge wabaye minisitiri w'intebe bwa mbere. Yagiye kandi kuri uyu mwanya ku ya 16 Nyakanga 1993 asimbuye Dismas Nsengiyaremye. Iyi ntwari y'u Rwanda Uwiringiyimana Agathe ni mwene Nibashira kandi Juvenal ndetse na Nyiranibangwa Saverina. Yavukiye kandi Gikore mu karere kazwi nka ka Kibungo mu ntara ya Butare ku wa 23 Kamena 1953. Ashakana na Barahira Ignace mu wa 76 ndavuga 1976. Babyarana abana batatu. Icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza yakize Gikore kuva mu 1960 kugeza mu 1963. Icya kabiri akigira Ikansi kuva mu 1963 kugeza mu 1966. Naho ayisumbuye yayize muri Lycée Notre Dame de Cité i Kigali kuva mu 1966 kugera mu 1973. Ahakura kandi impamyabumenyi y'ubwarimu yarizwi nka D7 cyangwa D7. Amashuri makuru kandi yayize mu ishuri rikuru nderabarezi IPN ry'i Butare kuva mu 1973 kugera mu 1976, aho yakuye impamyabumenyi yo kwigisha imibare n'ubutabire mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Nahagana mu mwaka w'1984 kugera mu 1986 yakomeje muri Kaminuza y'u Rwanda UR, ahakura impamyabumenyi ihanitse cyane mu butabire ikizwe nka shimi. Mu mashuri yigaga neza, akaba umuhanga cyane, agahorana kandi amanota yo ku rwego rwo hejuru. Yari mugenda mubi imbere, akarangwa kandi n'umutima ukeye unasukuye n'umutima mwiza. Ahagana mu mwaka w'1976 kugeza mu 1984 yabaye umwarimu mu ishuri mbonezamubano ryo ku Karubanda i Butare. Yigisha kandi imibare ndetse n'ubumenyi kuva mu 1986 kugeza muri Werurwe 1989. Yabaye umwarimu w'ubutabire mu rwunge rw'amashuri rw'i Butare, ari n'umushakashatsi mu icyo kigo cy'ubushakashatsi ku miti ya gakondo. Kuva kandi muri Werurwe 1989 kugeza muri Mata 1992 yabaye umuyobozi w'inganda ntoya ziciriritse muri Minisiteri y'Inganda n'Ubukorikori mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva kandi ku wa 16 Mata 1992 kugeza ku wa 16 Nyakanga 1993 yabaye minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda wa mbere w'umugore kuva kuri ku wa 17 Nyakanga 1993 kugeza ku wa 7 Mata 1994 mu gihe cya Jenoside ubwo yicwaga n'abari ingabo zari ku butegetsi bwa Habyarimana. Ino ntwari y'u Rwanda Uwiringiyimana Agathe yagize umutima wa kigabo ubwo yari minisitiri w'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Yahanganye no gukuraho akarengane mu mashuri igihe bari barashinze icyo bisiringaniza, aho amashuri yabaga afitwe abo yagenewe hatitaye ku bushobozi bwabo, yaba mu bwenge cyangwa se mu bindi byose. Uwiringiyimana Agathe kandi icyo gihe yaharaniraga kurenganura abakandamijwe n'ingoma yari iriho, ahubwo ashaka ko hakurikizwa ubushobozi bwa buri munyeshuri wese, buri umwe wese akagira uburenganzira atitawe ngo bamwise buno bwoko.
Uwiringiyimana kandi yakunze igihugu cye kugeza n'ubwo hagerageje kujya ku isonga rya politike ari umutegarugori, ibintu bitari byoroshye muri kino gihe. Igikorwa cyafashwe nk'ikidasanzwe mu gihugu cyose. Yahanganye n'ingoma y'igitugu ku mugaragaro izuba riva. Uwiringiyimana kandi yaranzwe n'umwete ku buryo budashidikanywaho na buri wese, yaba ari ku murimo we wa Minisitiri w'Intebe w'Umunyarwandakazi wa mbere mu Rwanda wari ubaye Minisitiri w'Intebe, aba uwa kabiri muri Afurika mu gihe cy'amahina cyo guhangana n'ingoma yari ku butegetsi, aho yahanganye nayo ubutazuyaza. Ntiyahungabanywaga n'ibitotezo byabo kandi ntiyagamburuzwaga nabyo, yakomezaga kuba ku isonga ry'ubutwari. Uwiringiyimana Agatha kandi yabaye intangarugero mu Banyarwandakazi ndetse no mu Banyarwanda bose muri rusange, aho yagaragaje umurava mu burezi ndetse no mu bindi byo kugerageza kuzana uburinganire ku bana bose cyane cyane mu mashuri. Agatha kandi ari mu bashinze ishyirahamwe ryitwaga Seruka cyangwa se ryitwa Seruka. Iri ni ishyirahamwe ry'abari n'abategarugori riharanira amajyambere. Agira uruhare kandi rukomeye mu gushinga umuryango wa FAW, Forum for African Women Education, nicyo bishatse kuvuga, ugamije guteza imbere uburere bw'Abanyafurikakazi. Aharanira kandi ko abari n'abategarugori bashyirwa mu nzego z'ubuyobozi, kuri ubu bikaba byaranagezweho. Yatanze kandi urugero rwo kurwanya amacakubiri mu burezi no mu buyobozi bwe. Uwiringiyimana Agatha kandi yabaye umunyakuri aho yakoze hose mu burezi. Yashimiwe ko yaharaniye ko hashyirwaho politiki iha uburenganzira bwo kwiga kuri buri wese no kuba yarahuje imvugo ye n'ingiro aho kuvuga gusa. Uwiringiyimana yabaye igicumbi cy'ubwitange ndetse n'urugero rwiza y'uko ubutwari buruta ibindi byose muri ino si. Kuri ubu ni intwari mu mena, reka tumubwire duti ruhuka mu mahoro. Naho njye nk'ibisanzwe nitwa Kwibuka Longin, n'uyu musozo w'icyegeranyo nari nabateguriye kuri Uwiringiyimana Agatha. Nimba utarakanda subscribe yikande, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.